Pascal amaze gusobanukirwa neza akamaro ko kubungabunga ibidukikije. Hagati aho Mutesi yagarutse i Nyarurembo. Agarukanye makuru ki? Ni urunana. Uvuze ngo ikirandiri? Ngiye sinshaka amagi. Ugomba kurirya kugira ngo ukure neza mwana wanjye. Ariko se ubundi ntibigoye koko Devo? Ayo magi yihorera. Kuntu yazanye abana bahaze bakaba bayanze. Nirandiri wenyine yanze ngenda rishaka mama. Randiri nawe ararirya. Narizane hano ndimutonorera ahubwo. Aha. Ewe ndabona ari uko yarya ku gahato. Nyamara niba ari ibikomoka ku matungo mu gikoma harimo amata. Ndabizi ko arimo Shyaka. Ariko n'amagi ni ngombwa kuko afite intungamubiri zihariye abana bacu bakeneye. Randiri, Karame, ujye ukunda amagi ni meza ku bana. Kandi umwana agomba kurya igi rimwe buri munsi. Ubwo bivuze uri muganga urabizi singiye kukugisha impaka. Niko bimeze Shyaka. Igi ni ikiribwa gikungahaye ku ntungamubiri umwana akeneye kugira ngo akure neza. Niyo mpamvu abana bacu bagomba kurya igi rimwe buri munsi. ubu n'ejo uzayadutekera mama? Cyane rwose. Ariko uzadutekera umureti. Wa mugani uzateka umureti kuko amagi atogosheje umwana ashobora kuyarambirwa. N'ubundi nzajya nyabatekera mu buryo butandukanye. Ariko mubone igi rya buri munsi. Numva nanjye nshobora kubyungukiramo da. None se nawe uri umwana papa? Mumbarize Linda. No mu papa. Ariko nyine mama azajya yabazanira mbonereho. None se mama? Karame. Bya bindi nabasabye? Ibiki se kandi Linda? Kugurira abamuzari ibikoresho by'ishuri. Ariko uyu mwana ntajya yibagirwa. Ubwo uracyabitekerezaho koko ri? Erega tujya ku ishuri nta bikoresho bafite agakarine ko kwa muganga nta n'ikaramu y'igiti babaguriye. Nukureba uko tubigenza ko twabyemereye umwana Shyaka. Ndabizi ko twabyemeye ariko nawe niyitonde. Linda, Karame. Njye na papa turi bushaka uko tubigenza abagenzi bawe babone ibikoresho by'ishuri mwana wa. Murakoze cyane mama, Imana ibahe umugisha. Aho ni munyumvira di. Urashimira nyoko wenyine kandi nanjye ndi bubigiremo uruhare. Murakoze nawe papa. Ariko Shyaka, uko nukurwanira umugisha ni iki? Uzi icyo ntekereje se William? Wakoze vuba ukareka amagambo Pascal. Ko rwose nshaka ko ahantu harangira nkajya kwipagasiriza. Erega mwana umuntu akoze atanavuga n'agahinda umuntu afite yasara. None se ngutekereje iki Pascal? Kutari ukwiye kunkuzaho burundu. Ni mama wari ukwiye kumpa make wenda sinahamara amasa rwose. Ariko uzi uko wikunda Pascal. Ubu se ko aka kazi tugafatanyije ngewe ndishyuza nde? Erega ni we wanshoye. Ohombye arabyimenyera Pascal. Hahombye nge watakaje amafaranga naguhembye yose wowe n'umugore wawe. Hahombye giye umaze iminsi nkorera ubusa kandi ngomba guhahira abana n'umugore. Ibyo byose sura bivuga ngo bigende bite Pascal. Kutanyumvisha ukuntu ari wowe wandushije igihombo. Natakaje business yanjye. Naranashoyemo n'amafaranga. Ubwo ninde wahombye? None se hari igihe batakubwiye ko aha hantu utagomba kuhakora ikinamba ntibumve? Barabeshya ariko ikinamba cyanjye cyo ntikizacika. Akazi kawe. Nibongera gusanga wogereza ibinyabiziga ahangaha mu mugezi barakubwiye ko ari ukwangiza ibidukikije. Uzahanwa bikomeye. Ariko man. Aka kanya Pascal arahindutse umuvugizi wo kurengera ibidukikije. None ubwa mbere ntibatubabariye bakanadusobanurira ububi bw'ibikorwa twakoze. Ko bibangamira ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu gishanga. Ntibakubwiye ko aya mazi wanduza atemba ajya mu gishanga kangiza umwimerere wacyo kandi kigeranwa n'impyiko z'isi. Bravo Pascal. Mwiriwe ariko. Mwiriwe neza muyobo. Amasomo yafashe neza ku buryo unibuka ko igishanga n'impyiko z'isi. Biranejeje cyane rwose. Buriya rero niko bimeze, umwimerere karemano w'igishanga niwe ugifasha kuyungurura amazi dukoresha. Se mwaje ryari muyobo? Ubundi se muyobo. Ko nta moto twumvise ra. Reka kugenda na moto buri gihe rega si ngombwa. Uyu munsi naje n'amaguru. Narinje kureba aho mugeze muvanamo ibitaka mwarunze mu gishanga. Ariko ndabona muri kubikora neza da. Turabikora nk'abikorera rwose. Uragerageza rwose. Reka twabijyanye. Ubu rero nge nkurikije uko mbabonye. Mukomeje gukora gutya n'izi mbaraga mbasanganye. Uyu munsi rwose mwarara mubirangije. Umva nibizima rwose. Komereza aho rwose. Nubwo nyine ibihomba ari ibihombo gusa. Ariko nyine ibyo mwatubwiye byose ndabyibuka pe. Ku mwimerere karemano w'ibishanga unafasha no guhangana n'imyuzure kandi amazi yavuye imusozi akayungururwa n'ibyatsi karemano byo mu gishanga. Ntiwumva? Nuko rwose niko se William. Karame muyobo. Ko Pascal yamenye akamaro k'ibishanga akabona nayo mpamvu ndeba korana n'imbaraga
mu gukuraho iri taka mwashyize mu gishanga uhisemo wakuyemo n'irihe? njyewe se wowe nyine ese hari undi uhetse bari kubwira igaragaze sha William subiza umuyobozi isomo hakuye muri ibi bikorwa wankoresheje byo kwangiza igishanga. hari isomo rirenze guhura n'igihombo mpuye nacyo se kandi. ariko se kuki wikanga ubusa Beni? kuko nikanga ubusa kandi unkanze Felicien. yewe mbabarira narinzi ko wambonye n'ukuri. wowe se kuhise ugaruka? yewe nje gutwara telefone yanjye nayo nibagiwe. inshuro 6 zose we ubu ko iyi telefone yanjye ntiwayumvaga Beni? ntayo nigeze numva pe, nari nibereye mu mirimo myinshi sinarinzi ko ndayisize hano. ninde waguhamagaye inshuro 6 se? ni Mutesi. yesu we, Mutesi yakubuze Felicien. mana yanjye kuko kuki nayikuyeho iyanjye ko wasanga nanjye yanshatse akambura. ariko wa mukobwa yongese yo gukoraho telefone sinayikubujije. umenya none nongeye kubyihana pe. muhamagare Felicien, muhamagare tumenye icyo dushakira. ibaye kompoze n'ukuri. ubu turamenya Mutesi yadushakiraga iki kuko Beni? none mwene mama yaba afite ibibazo twabibwirwa n'iki? ubuse turabigenza dute Felicien? umva Benita ngarambaza ikibazo azi neza ko ntafitiye igisubizo n'ukuri. mana we, ubuse turabwirwa n'iki niba dufitiye amakuru meza ko yabazwe bikagenda neza Felicien, cyangwa niba ari ibibazo ko bitakunze koko? byose niwe Beni. telefone yanjye yari iri hano nawe wari uhari, wagombaga kuyitaba mu mwanya wanjye. urumva utandenganya koko Felicien, ahubwo amakosa nawe wasize telefone. hanyuma wowe wajimije yawe. reka tureke kwitana ba mwana muvandi, ongera uhamagara iyo nimero sibyo? nidakunda dutuze dutegereze ko Mutesi ari bwongere kuduhamagara. mugira vuba kandi muyoze neza. urabyumva Pascal? ibyo twakoraga uhereye none aho ubu birahagaze. tugiye kubanza twoza imodoka y'umukiriya. ariko ubwo ntubona ko giti mu jisho ntaho yagiye acungira hariya ku gashyamba William? ni akazi ke Pascal, ikiraka nticyazanye umuntu abure kugikora. icyangombwa ni uko twemeye gukuramo itaka twashyizemo kandi twarabitangiye. ubu se niwe wanze gutahana 1,000 cyo kugaburira abana? ni bizima sha, ni bizima rwose. wasoro mbajye nabyanga koko. niko se sha William? karame muyobo. ibyo ni ibiki ndeba muri muyobozi rwose urabizi ibikorwa byo gutsindagiramo itaka mu gishanga twarabiretse kandi ibyo kurivanamo tubigezeho. aka kari agaciyemo, mbese ni akaraka k'umwanya muto tugakomeza ibyo twakoraga. nawe none se twavuganye ngo William? ntitwakubwiye ko kizira kikazirizwa kogereza ibinyabiziga muri uyu mugezi? nyine muyobo urumva iki se? twakubwiye ko ibikorwa nk'ibi byo kogereza ibinyabiziga mu mugezi cyangwa mu gishanga bihumanya amazi bikangiza ibinyabuzima biyabamo. ikindi kandi binagira ingaruka ku bidukikije bidasize ubuzima bwa muntu. ibyo bintu ntabwo twabikubwiye koko? wagira ngo nongere mbisubiremo kangahe? mwarabitubwiye rwose, nuko mwana ngo ni William atumva. none se biswa natse imodoka yanjye nigendere ndumva bitoroshye. ariko rero gitifu urampombera, uzi neza ko maze iminsi nkorera ubusano mpindura rirata. ariko ngo uhombya nta bwenge ugira, wagombaga kurihakura kuko niwe wari hatsindagiye kandi bitemewe. none se ubu ko nari nihangiye ikinamba hano ngo ndebe uko nakwiteza imbere, mwaretse ngakora niba ari n'iyo misoro n'ibindi bisabwa ko nzabitanga rwose. William wagiye wumvira. ndeka Pascal, ndeka rwose. ureka iki? none se umuntu azajya ashaka icyo akora ngo yiteze imbere anafashe n'umuryango we baze bamwitambika? none se ubu ibidukikije bizabaho tutariho? William, karame, igishanga n'umutungo kamere wa leta kandi buri muturage wese afite inshingano yo kubungabunga kuko ufitiye akamaro ubuzima bw'abantu n'ubw'ibindi biremwa. uranyumva neza? bityo rero nta muntu n'umwe wemerewe gukorera ibikorwa bitemeye mu gishanga kuko bigira ingaruka ku buzima bw'ibinyabuzima bibamo ndetse n'ubw'abantu. nibyo rwose, ngewe amasomo narayafashe kandi sinzongera. William rero ndabona udashaka kumva. ubwa mbere warababariwe, uranyumva neza? ariko ubutaha ushobora guhanirwa kutumva. awe inyota yarinyishe n'ukuri. ko mundeba cyane se? sindabyumva neza Mute. yewe ntajye sindabyumva pe, umenya ndota ahari Mute. ibyo tubwiye ni ukuri? ni ukuri undi mutaraga Felicien nta fistire ndwaye rwose. Mute urabyizeye neza? ahubwo se murumva kwa muganga bari kundekura batabanje gusuzuma ko meze neza? yewe Imana ni igitangaza koko. sinzi ukuntu bigenza, sinzi nuko ubikora,
icyo nzi ni kimwe ni ukutwitaho thank you. ni ukuri Imana yankoreye igitangaza ku buryo nanjye nabyumva pe, maze ndaryama nkashidukira hejuru nikanze ko nanduje aho ndyamye ngasanga ni bizima. Mutesi we, ndumva naguterura nkagusimbagiza mu kirere nkakuzengurukana Nyarurembo yose mvuga ngo murumuna wanjye ni muzima. We nge ndumva wamushyira ku igare nkanashaka indangururamajwi nkagenda mvugiramo ko Mutesi wacu yakize Fistile. ni ukuri abaganga barasanasana pe. Ubivuze ukuri Mute, abaganga bagusannye ukaba ubaye muzima barasanasana iminsi ikicuma nk'uko babiririmbye. Oya se muhave mutarira pe. Nariza ahubwo byarangiye Felicia, kuko sindumva ko ngiye Mutesi umaze imyaka ndi igisenzegera ari ngiye ufite ubuzima nk'ubw'abandi bakobwa. Ni ukuri biratangaje, nako birashimishije Mute, nako ndabyemera ari uko turyamye bugacya utiyanduje. Muvana amarira aho ngaho rero turishimye, urumva turanezerewe, ni igihe cyo kwishima si icyo kurira. Sha Felicia, sinzi niba navuga ko ndira y'ibyishimo cyangwa yo kwibuka umubabaro nanyuzemo. Abantu bose bambona abaganga ngo nabanukira basoranye n'abamakato. Yego sha Mute, kubu ndashima Imana yo mu ijuru y'abaganga ubuhanga bwo kuvura Fistile. Ndayishimira ko yabafashije kumvura bikemera, kandi namwe bavandimwe banjye ndabashimira ko mutanereranye. Nubwo bitari byoroshye Mute. Ndabizi ko bitari byoroshye na gato, kunyihangana ariko mwarabikoze. Mwambaye hafi munyakirana ibibazo byanjye. Benita mukuru wanjye sinigize numva unyinuka na rimwe, nyamara nanjye ubwanjye narinukiraga. Feliciane musaza wanjye narakubabaje pe, kandi mwembi mwigomwe byinshi kugira ngo njye kwiga ndabatenguha. Umva, reka ibyatambutse tubishyire ku ruhande sibyo, ntitubyibagirwe kuko ari ngombwa kubyibuka nk'amasomo twahuye nayo, ariko bikiruta ibindi byose nuko wavuga ugakira. Iyi nibyo rwose Mute, ikiruta ibindi byose nuko ukize Fistile cyane. Ubu icyo ngutegerejeho ni ukumbwira ingamba ufite mu buzima bwawe nyuma yo guca mu bibazo bitoroshye waciyemo. ariko nk'ubwo uburizwa n'iki koko Nshiziro? Ubwo wo kwirirwa unyigira ntibikurambira, mushiki bazajya arira nawe urire? Urumva yarira gusa adafite ikibazo mukobwa? Ndabizi ko yabwiriwe, ariko narekera ngaho gukoronga ategereze ntekarye. Nshiziro ngo ucecekaho. Biragoye guceceka kandi urumva yabwiriwe. Wasanga n'amayeri yuko akubonye uza hano, kuko azi neza ko iyo yirijije umwohereze wawe akarya cyangwa akamuca igikoma. Niki kibagenza hano muri uyu mugoroba se mugana? Nje kubasura mukobwa. Nizere ko utagenzwa no kumbwira kujya gukingiza cyangwa kuboneza urubyaro, kuko n'indirimbo impora mu matwi ngaho abajyana mu buzima ngaho abake maze kubirambirwa, kandi nta mwanya mbifitiye. Urabona ko usanze mpuze ngiye gutekera abana. Uretse ko atari nacyo kingenza, ariko ntiwari ukwiye kubirambirwa mukobwa sha. Nje kwirebera Muzara na Kazeye. Muzara na Kazeye urabashakira iki? Mbafitiye impano. Impano? Y'amafaranga se? Yazane muganga we, yampe rwose ndahita njya gushaka ibikomoka ku matungo kwa Filipo, nze mvange n'ibisusa barisha ibijumba. Si amafaranga mukobwa sha, ni impano bagenewe n'inshuti yabo Linda. Uvuze ngo iki mama ari? Tora neza witonze utamena ayo mazi nkagusubiza ku mugezi washanuwe. Ndabona ngo uraza wiruka ukitera mu kiganiro cy'abantu bakuru. Wituka abana mukobwa sha. Nowe na musaza wawe nje gushaka Muza, mbafitiye impano mwagenewe na Linda. Iyo mpano irihe mama ari? Burya Linda n'umwana mwiza we. Murakoze cyane mama Linda we. Iyo mpano se mwayahaye mama? Ngira uko genda mama we, ariko si ubundi iyo mpano uvuga ni bwoko ki ko nta niyujuzanye Devo.